Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Yo basuza ni Pastor Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa gukorera Imana. Reka dusome muri Yosuwa 24 umurongo wa 15. Haragira hati: kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Amori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aha ni Yosuwa yari umucamanza w'Abisiraheli, ari umuyobozi wabo ubarangaje imbere. Yari habacyaha ku myitwarire yabo yo gusenga imana z'abanyamahanga, gutangira kurarikira ibigirwamana, abahitishamo kugira ngo barebe niba ibigirwamana basekuruza bagenderagamo bakiri muri Egiputa no hirya y'i Kanani batarahagera, cyangwa se izo mana abaturage b'i Kanani Abamori bo basengaga arizo zibashishikaje, cyangwa niba ari imana yabo Uwiteka yabakuye mu bice Egiputa, imana yabasekuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ariko aravuga ati yewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kuki yababwiraga gutyo? Ubundi gukorera Imana ni iki bene data? Gukorera Imana ni ukuyubaha, ni ukuyubahisha dukoresheje ubushobozi yatwihereye. Ubwo bushobozi mu mvugo ya Bibiliya bushobora kuba ari impano, bushobora kuba ari taranto, bushobora kuba ari ubwenge, bushobora kuba ari imbaraga, bushobora kuba ari n'ubutunzi. Kandi ibyo nta muntu Imana itabihaye. Rero gukorera Imana ni ukuyubaha no kuyubahisha dukoresheje ibyo bintu byose Imana yaduhaye kugira ngo izina ryayo ryubahwe. Aha ngaha rero ndanabibutsa ko Abisirayeli bava no mu buretwa, intego yari uko bazakorera Imana mu myemerere yabo, mu myizerere yabo, mu nzira basekuruza babo bayikoreragamo. Yewe bajya n'imbere ya Farawo, nibwo rwitwazo Imana yari yarabahaye ngo muzabwire Farawo ko mugomba kuva iwe mukajya mu gihugu cy'amata n'ubuki nabateguriye, kugira ngo munkorereyo mu ntambire y'ibitambo. Iyo niyo mpamvu batangaga. Aha twebwe turi, imisengere yanyu habanye n'iyacu, imikorere yanyu habanye n'iyacu. Mutureke tujya ahantu tuzabasha gukorera Imana mu myumvire yacu. Muturekere ubwigenge bwacu n'uburenganzira bwacu bwo gusenga. Niyo mpamvu, nta kindi. Abanyegiputa barabagaburiraga, nubwo babakubitaga ariko barabagaburiraga. Ariko ikitari kiriho, ikitari kirimo nubwo bwisanzure mu by'ukuri bwo gusenga Imana, bakayitambira ibitambo nk'uko Aburahamu yabitambaga, bakayitangira ibitambo nk'uko Isaka yabitambaga, bakayitambira ibitambo nk'uko Yakobo yabitambaga. Imana yabasekuru bagomba kujya ahantu bisanzuye, bakayizera, bakayubaha, bakayubahisha nk'uko basekuru babo babikoraga. Ntabwo tumaze kuva mu byaha, nicyo cyatumye Imana ibituvanamo. Ni ukugira ngo tugende tubwire abantu ibyaha ko ari bibi, ibyaha ko byica, kandi ko hari umunyenga mu kuba mu Mana, ko harimo umunyenga mu kuba muri Yesu, ko ari iby'igiciro, ko ari iby'igikundiro, ko ari iby'amahoro, ko ari iby'umunezero kuba umwana w'Imana. Burya Imana idukiza nicyo yadukirije. Iyo imenya ko ntacyo tuzayimarira, nta nyungu iba yaragize mu kudukiza, ariko yaradukijije kugira ngo tuyibwire abatarayimenya ko ari Imana ikiza kandi ko ari Imana nziza. Hari ibintu rero bitandukanye no gukorera Imana. Gukorera Imana bitandukanye no gukorera umuntu. Gukorera Imana kandi bitandukanye no gukorera ibihembo. Gukorera Imana kandi bitandukanye no gukorera ubusa. Ubyumve neza, bitandukanye no gukorera umuntu, bitandukanye no gukorera ibihembo, bitandukanye no gukorera ubusa. Aho gukorera Imana
iyo dukora Imana tuzagororerwa, kandi ikintu cya mbere tugororerwa ni umugisha. Umugisha wo ntugaragara. Iyo ukoreye Imana, Imana iguhemba ikintu bita umugisha, ikugororera ikintu bita umugisha. Umugisha rero ntabwo uba ugaragara, ariko wo ubyara ibintu bigaragara. Ikindi, iyo ukorera Imana, Imana igusiga, ikwambika ikintu bita igikundiro. Icyo gikundiro rero kikaturutira umwambaro abakozi bo mu isi bambara witwa igitinyiro. Abakozi bo mu isi akazi bakora kabambika icyo bita igitinyiro, ariko twebwe abakozi b'Imana umurimo dukora ntutwambika igitinyiro, ahubwo twambika igikundiro. Iyo uri umukozi w'Imana rero uyoboye abantu benshi cyangwa ukora ibintu bikomeye, wajya kubona ukuntu ntibagutinya, ahubwo baragukunda, barakwisanzuraho, ntukagire ngo bagusuzuguye, ahubwo ni bimwe mu by'Imana itwambika iyo turi mu murimo wayo neza. Idusiga igikundiro, abantu bakatwegera, natwe tukabegera, mbese tukegerana. Yesu ashimwe cyane. Igikundiro iyo Imana kigusize, abantu barakwegera, nawe ukabegera, ntabwo biba mu ruhande rumwe gusa. Ariko iyo hari igitinyiro, hari igihe biba ngombwa ko ari wowe wegera abantu gusa, abantu bagutinye, cyangwa se wowe bakaba ari bo bakwegera ariko utabegera. Iyo ari igitinyiro ntabwo biba ari amahire mu nzira zombi. Nabyumvise. Umurimo w'Imana rero twe dusigwa igikundiro, ntabwo dusigwa igitinyiro. Ikindi, umurimo w'Imana ntabwo ari business. Umuntu umwe yigeze kubwira mugenzi we ababajwe nuko yamubonye akennye, aramwata ariko wowe koko nawe ntukabe umunebwe. Ubu se wabuze n'ahantu ushinga itorero? Kuki se yabaje mugenzi we gutyo? Nuko yumvaga ko mu by'ukuri gushinga itorero ni ibintu byoroshye buri wese we yakora, kandi kurishinze utakwicwa n'inzara, utabura imibereho. Ngo ubu se koko wabuze n'ahantu ushinga itorero? Ibyo rero biradusaba ko tuba maso rero, ko muri iki gihe hariho abantu bita abakozi b'Imana ariko atari abakozi b'Imana ba nyawo. Abantu bafite ishusho yo kwera ariko imirimo yabo ihakana imbaraga zo kwera. Gukorera Imana kwiza rero si ukwikorera nk'abakozi bayo bakorera ibihembo, ahubwo no kwikorera nk'abana bayo badateza ibihembo, ahubwo bateza umurage. Muzi aho bitandukaniye. Umukozi akorera ibihembo, byaba bya buri munsi, byaba bya buri cyumweru, byaba bya buri kwezi, kuko muri urwo rugo cyangwa muri uwo murimo wa shebuja nta murage ahateze. Ariko umwana mu rugo iwabo ntakorera ibihembo, akorera umurage. Umurage utandukanye n'ibihembo, nuko umurage ntabwo uza buri munsi, nta nubwo uza buri cyumweru cyangwa buri kwezi, ahubwo umurage ushobora kuzaza utinze ariko ukazaza uje, kandi ukazaza byiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Umurage uza rimwe, ukaza utinze ariko ukaza uje, kandi ukaza utubutse, kandi ukaza utanze, wuzuye umunezero, wuzuye ituze, kandi ukaza uje byiteka. Twere iyo dukorera Imana ntabwo dukorera ibihembo, dukorera umurage. Yesu azatugororera, Yesu azatugororera. Haleluya, Yesu azatugororera. Haleluya, Yesu azatugororera. Imana ishimwe cyane. Tugwije abakozi rero muri iki gihe bo bashishikazwe cyane n'ibihembo aho kugira ngo bashishikazwe n'umurage. Ariko ikidukwiriye no gushishikazwa n'umurage. Ibihembo rwose tukamenya ko atari ibyacu. Oya, ibyo dukoze nta bihembo tubikeneyemo, ahubwo twebwe Data atubikiye umurage mwiza. Twayikorera dute rero? Harimo uburyo butatu. Ubwa mbere ni ukuvuga ubutumwa mu buryo bwose butandukanye ubutumwa buvugwamo, bwaba mu buryo bw'ijambo ry'Imana, bwaba mu buryo bw'indirimbo, bwaba mu buryo bwo gutanga ubuhamya bw'Imana yagukije nayo kugejeje, bwaba mu buryo bwo gucuranga, gusenga, gusemura, amasuku n'ibindi byose bikorwa mu nzu z'Imana no mu mirimo y'Imana hirya no hino. Ngiye nkora iki, wo ukora iki muri icyo cyiciro cya mbere? Icya kabiri, gukoresha ubutunzi bwanjye nshyigikira ivugabutumwa rikorwa n'abandi bantu. Niba ibyo ntayiboneye umwanya n'uburyo, byibuze ndakoresha ubutunzi Imana yampaye kugira ngo nshyigikire abo Imana yahaye bwa buryo bwa mbere bwo kwikorera. Ese ubutunzi bwanjye bujyamo? Ese ndabukoresha? Icyiciro cya gatatu ni ugutanga umubiri wanjye n'umwanya wanjye w'igitambo kugira ngo nsengere ba bandi batanga za mpano na za taranto, cyangwa ba bandi batanga ubutunzi bwabo kugira ngo izina rya Data ryubahwe. Ese muri icyiciro cya gatatu umwanya wanjye ujya ujyamo? Umubiri wanjye ujya wifashishwa kugira ngo nsengere umurimo w'Imana ujye mbere? Ngaho sinumva ko hari umuntu muri ibyo byiciro byose ari bitatu yabura na hamwe yumva yatanga umumaro, yatanga umuganda we kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ese nanjye hari icyo ndiho nyikorera nk'umwana wayo
utegereje umurage utari nka ba bandi bakorera ibihembo? Iki kibazo ndakibaza, nawe ukibaza. Ariko reka dusenge Imana dushoboze. Mana, turagushimiye kubera ko nk'abana bawe ikidukwiriye ni umurage. Turabaraganwa na Kristo, turabaraganwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Ibihembo bihabwa abakozi, ariko abana bawe duhabwa umurage. Sengeye umuntu wese wumvise ijambo kugira ngo abe umuraganwa na Kristo, kuko umurage uruta ibihembo. Mu izina rya Yesu Kristo, amagambo tukuvugira, ibikorwa tugukorera, ingendo tugenda, ubutumwa tuvuga, dufashe kugira ngo Mana bizakomeze kutugira abaraganwa na Yesu. Twihanganire ibyo tubona bitagenda, twihanganire imvune ziri muri uyu murimo nk'uko na Kristo yazihanganiye, kuko tuzi ko ku iherezo tuzagororerwa. Uwo umugisha umuntu wese wumvise ijambo, n'uzaryumva nyuma, byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu. Amen.